ikigeragezo cyose tuzahura nacyo kiri butuvane mu nzira kizakomoka ku bantu b'inshuti zacu, abantu twumva batatubeshya. Sheri wawe azakunywesha inzoga, ubuzima busanzwe wari warayiretse. Umugore wawe azagusomesha inzoga cyangwa kujyane kuraguza, akubwira ati nutajya kuraguza ndaguta, arira amarira yageze ku gitsi, ubone ntiwamubabaza, umuherekeze mujye kuraguza. Hari ibyaha ubundi tugomba gukora tubikoreshejwe n'amarangamutima no kwanga guhagarara mu kuri kw'ibyanditswe byera. Igihe cyose wari usenga ngo Mana ngo ngwino uture muri jye ngo mpaka umwuka wera yabuze ahantu anyura. Ibi byose, ibi biti mureba biri guhungiza umuyaga, ni imbabazi z'Imana zabuze imitima zituramo. Yesu ahoraha, niyo tuje turahamusanga, yitegura gukiza uhageze wese. Akanako mukumve mutyo, kuko ari Yesu n'umugore uwatanze undi ku iriba ninde. Yesu yahageze mbere, umugore aza nyuma. Yesu ategereje umuntu ari buze guhagakiza. Ubu n'ubu twakererewe, ariko Yesu yararaha. Nitunagenda hapfa kuba hitiriwe izina ry'Uwiteka. Abibeshya yuko mu ngo zabo harimo umwuka w'Imana uruta wo mu rusengero, ngiye kubakurira inzira ku murima. Umuntu ubyizera gutyo ni umuyobe, ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, nta nari mu rugo rwawe, niyo haba ari amakara ameze ate na bya biparafombo n'abigezweho nk'ibi ngibi, ukaba habamo na za klimatizeri, urusengero rwo rukaba nta na sime rugira, ngiye kugukurira inzira ku murima. Nta na rimwe inzu y'umuntu izigera yitwa ahitiriwe izina ry'Uwiteka, ntabwo byakunda kubye. Niyo mpamvu urusengero, hari abantu batazi ubusobanuro bw'urusengero. Abantu baruvuyemo bose bagasohoka bakajya hanze, ubu ngo bakaba bari guteranira mu ngo zabo. Keretse niba ufite uwundi muhangayiko, ariko burya nta mwuka wera bakurushije. Tega amatwi wumve, ntabwo muzi ko abantu bamwe iyo basohotse mu rusengero icyo babanza gusenya cya mbere ari amahame barahiriye hano kuri Yorodani ngo bayibohoyeho. Nyamara haranditse ngo yasuzuguye indahiro yica n'isezerano, kandi yari yamanitse ukuboko arahira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14. Akazapfa kabungira akazakica, akazakira kabungira akazagakiza. Ntabwo ari igihe wadukanye izi nkuru z'uko hari abantu bamwe bagwa ku tubari bagiye babwiye abo babanye yuko bagiye kureba umuntu, bikarangira umuntu amucishije ruhinga nyuma akamugeza ku kabari, akamugurira rimwe, irya kabiri, irya gatatu ntaba akimenya uko inzira imucyura, bikarangira n'abajura bamugomwe ubuzima. Turi ku icyigisho nshaka ko kubanza gusasira. Naciye inkerera mu cyamo meze nk'indege igiye kugwa ku kibuga cy'i Kanombe. Mwabonye ukuntu ibanza kuzenguruka, cyangwa se niyo igiye guhaguruka, niko bigenda. Ubu niho nanyuze. Akazapfa kabungira akazakica, n'akazakira nako kakabungira akazagakiza. Genza umuntu wanditse muri Bibiliya wavumye igicaniro cya Yerobowamu ari umuhanuzi. Yerobowamu arangije amutunga urutoki ati wa mbwa we nibagufate. Hari abantu bigize imvuga kuri, abantu bigira abantu batajya bavugirwamo, ariko natinye Imana iba mu ijuru rya gatatu, iba mu yandi majuru no mu yandi masi sinyizi. Iyo nasomye niyo Pawulo yavuze ngo nzi umuntu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Imana iba mu ijuru rya gatatu ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe.
hari umuhanuzi wagiye kuvuma igicaniro cya Yerobowamu mu gasuzuguro ke, arangije ati wowe nibagufate. Akimara kugira gutya, izi ni sitori zibera muri Bibiliya. Ubwo hari n'ibintu mvugira hano biba bireba abantu basanzwe basoma Bibiliya. Akimara kugira gutya, akaboko gaherayo gahinduka urukwi, araganyanyuza ariko kagarura karanga. Mbabwire ko yakagaruye kakanga, kugeza igihe Yerobowamu yavuze ati ndabigenza nte. Araboroga, yengeye ngo umuntu w'Imana ati wambabarira ugasenga Imana wizera ukorera, akaboko kanjye kakagaruka, ko ntazongera kuba bavugirije, ko ntazongera kuba bavugirije. Hari abantu bazi bavugirije umuntu yizi nazamura ikiganza. David, bavugirije ni iki? Kuvuga ibyo utatekereje, Imana igumugisha. Undi bavugirije ni iki? Undi ikindi gisubizo, yego wa mukobwa we haguruka. Aha, ijambo ryose, ibisubizo byanyu byose ni ukuri, ariko bavugirije ni ikintu, ni izina ry'ikintu. Ndashaka ko mutavuga bavugirije nk'umuntu, ahubwo ikintu cyitwa bavugirije ni igiki? Kiganza hejuru. Yego mwa. Uvuga uti ni umufuniko wa fanta, icara hasi. Kariya niko kitwa nde? Ariko ni iki gituma aba basaza bari kungora? Deni, bavugirije ntabwo wari uyize? Urayimenye? David, ikintu cyitwa bavugirije ni ka gafuniko ka fanta bakubitaho kagatara kariya niko kitwa bavugirije. Ariko abantu babyumvise none bakavuga bati turabifashe, nimuzamure ikiganza. Aha, rero ngarutseho narindi, umuntu nawe ashobora kuba bavugiri. Nibyo uriya muntu w'Imana yashubije, nibyo umuyobozi yashubije David. Ibisubizo byanyu byari ukuri, ariko bavugirije ni umufuniko wa fanta, nta bundi busobanuro. Icyo rero narindiho ni iki? Arangije aravuga ati sinzongera kuvuga ibyo mbonye ngo mpinduke bavugirije. Umuntu w'Imana arasenga, akaboko karagaruka. Nzundi wagiye kuvuma igicaniro cya Yerobowamu, arangije arabwirwa ngo nugerayo ntuzarye ntuzanywe, kandi inzira yakujyanye ntaba ari uzagarukana. Arangije agezeyo arakivuma, asubiyeyo umuhanuzi w'umusaza aramukurikirana, aramubwira ati mbabarira uze mu rugo urye. Undi aramwihangira ati jyewe Imana yambujije. Aramwinginga ati mbabarira, ntabwo wagenda n'inzara, ubundi inda zacu zizadukora. Muri iyi minsi umuntu utitonda, utazazira inarabyaye azazira inarashatse, utazazira inarashatse azazira inda ye, utazazira inda ye azazira amagambo ye. Ibyo bintu bine. Aramwinginga ngo mbabarira uze ujye, ntabwo nakunda kugenda n'inzara. Aragenda, amaze kurya, uwari wamugaruye ari we muhanuzi w'umusaza yari yamubwiye ati jye sindi umuhanuzi nkawe. Arangije yicara hasi ararya, amaze gukura ibondo yegura indogobe ngo agende. Ariko umuntu w'Imana wari umaze gukora icyaha cyo kutumvira Imana, umwe wamwoheje ahita amubwira ati kuva uyu munsi watatiye igihango, biragaragara ko nta bwenge ugira. Kandi ubimubwira niwe wari wamugaruye.
ubwo wanze Imana ukaba wanayisuzuguye ahubwo ukemera ubushukanyi bwanjye, intare aka kanya iragutanyagura. Ejo tuzigana icyigisho kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Icyo cyigisho mu kirarikire uze kucyandika ku rubuga, kizaba kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukiriho. Byanditse muri Bibiliya, nzabarangira iryo somo ejo uzaza umenya uburozi bwa nyoko ubwo ari bwo. Icyigisho kizaba gikomeye cyane, nzasobanuramo ibintu byinshi, iby'abambara inigi, iby'abana basepfura umuntu agapfura akatsi agashyira hano. Ejo ko hari ibintu nzaturitse ahangaha, muvuga ibyo naturikije kuwa nyuma, ibintu bizavugirwa hano ejo muzaze mubitega amatwi. Ubwo ndararitse, nta bundi busobanuro. Icyigisho kizaba kivuga ngo nta mahoro ariho n'uburozi bwa nyoko bukigenje bute. Uzaze umenya uburozi bwa nyoko, nanjye nzakubwira ubwa mama, nzababwira uburozi bw'ababyeyi batubyara. Uwo nyoko uzamumenya uwo ari we, gusa uzasanga atandukanye na Mariya, uzasanga utandukanye na Nyiraminani, uzasanga atandukanye na nyoko ukubyara ku mubiri, ahubwo uzamumenya uwo ari we. Byaje kurangira rero kubera amatwi mabi, afata indogobe aragenda, intare iramutanyagura. Tujye mbere, Yohana 4:1. Igihe yamutanyaguraga, intare ntiyamuriye, ahubwo yaramwishe, ihita imuhagarara iruhande iramurinda. Wa muhanuzi w'umusaza araza, baramufata baramujyana. Ikigeragezo cyose tuzahura nacyo kiri butuvane mu nzira kizakomoka ku bantu b'inshuti zacu, abantu twumva batatubeshya. Sheri wawe azakunywesha inzoga, ubuzima busanzwe wari warayiretse. Umugore wawe azagusomesha inzoga cyangwa kujyane kuraguza, akubwira ati nutajya kuraguza ndaguta, arira amarira yageze ku gitsi, ubone ntiwamubabaza, umuherekeze mujye kuraguza. Hari ibyaha ubundi tugomba gukora tubikoreshejwe n'amarangamutima no kwanga guhagarara mu kuri kw'ibyanditswe byera. Yesu avugana n'umugore w'umusamariyakazi ku iriba. Mukurikirane iyi nkuru. Dusenge. Mande dukunda, turagushimye, izina ryawe ryera rihimbazwe, aya materaniro uyayobore. Ndi umuntu n'aba mpagaze imbere nabo n'abantu, turifuza ko ibihimbano by'indirimbo, ikibwirizwa byose bigira akamaro ko kutuzura kuko twapfuye mu buryo bw'umwuka. Uduhaze ibyiza mu izina rya Yesu. Nuko umwami Yesu amenye yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Icyo akora, Yesu ubwe si wabatizaga ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo yuko akwiriye kunyura i Samariya. Byatumye ava i Yudaya asubira i Galilaya, arangije yiyumvamo yuko agomba kunyura i Samariya. Ni ijambo nshaka gutindaho. Ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite gukorana n'Imana muri we, agira ibintu byitwa kwiyumvamo. Agira umwuka w'Imana umuvugisha, akamenya ko ari wamuvugishije. Ubundi no kutamenya gusobanukirwa n'amajwi akugera mu matwi ni ikimenyetso cy'uko ubuhuzagurika, utazi umurongo uhagazemo. Niba ijwi ari irya Satani, uba ugomba kumenya niba ari ryo rikuvugishije. Niba ari ijwi ry'Imana, uba ugomba kumenya niba ari ryo ukaryumvira. Kiba ari n'ikimenyetso gisobanura urugendo rwawe, imiterere yarwo. Ubu umuntu utazi gusobanura ijwi ry'Imana n'irya Satani muri iyi nzira aracyari iyo bigwa. Kurikirana aya magambo. Nicyo cyatumye ava i Yudaya asubira i Galilaya, yiyumvamo ko agomba kunyura i Samariya. Iri jambo ryitwa kwiyumvamo, ubundi Yesu urugendo yari yateguye mbere, umwuka wera w'Imana yamuhaye undi murongo, arangije arawumvira. Yari yateguye kujya yavuye. Nicyo cyatumye ava i Yudaya, yavuye i Yudaya asubira i Galilaya.
niho n'ubundi yabaga, ariko atangiye aranditse ngo nyuma noneho yiyumvamo yuko agomba kunyura i Samariya. Yese uyu mutima wo kujya i Samariya wamuje mute? Kuko urugendo rwa mbere yari atangiye rwaraferinze, yisubirira mu rugo i Galilaya. Ageze i Galilaya umutima uravuga ati we kwicara hajya i Samariya, hari umuntu ushaka kukiza. Ni ukuri ko Imana iba mu ijuru rya gatatu. Mbizi neza n'umutima wanjye urabizi ko buri teraniro ryose rigira abantu Imana iryoherezamo kugira ngo ibakirizemo. N'aha ngaha uretse ko twagomera umwuka wera, aya magambo maze kuvuga hongereje niyo nasoza nkamagara abo nsengera. Ibyo maze kuvuga bifite abantu bireba hano ku buryo byamutera gufata umwanzuro wo guhindukirira Imana. Byarangiye bite rero? Uyu Yesu akimara kugera i Samariya, umva ko handitse nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana wa Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze apfa kwicara. N'aka kantu ashaka apfa kwicara. Ageze ku iriba rya Yakobo, uretse ko muri Bibiliya bagiye bavuga bike, undi hari ikintu, ari Bibiliya yitwa ubusobanuro bwa Bibiliya, Bible commentary. Iriya Bible niyo nibura bagenda basa n'abagaragaza indi mirongo bagasobanura umurongo cyane. Ariko iyo ugeze kuri iri jambo ngo nuko ananijwe nuko yagenze apfa kwicara, iri jambo ryitwa gupfa kwicara mu Kinyarwanda ni amaburakindi. Ngaho pfa kuma, ngwino dupfe kugenda. Umva pfa kuza hano turebe uko byamera. Iri jambo ryitwa gupfa rikoreshwa n'Abanyarwanda bashaka kugaragaza ko ibyo bashakaga atari byo babonye, ariko nibura mu Gifaransa ho ni plus ou moins ibiramambu n'uruburaburizo. Nibura Yesu ananijwe nuko yagenze apfa kwicara, aravuga ati reka mbe nicaye hano. Ubundi iriba rya Yakobo nta nubwo ryari ryo kwicarwaho, kuko iriba rya Yakobo umusaza witwa Yakobo yari yarabyaye abana 12. Iri riba kugira ngo riboneho amazi byasabaga inkomati. Utarazindukaga ninjoro saa 10 z'urukerera, byagezaga mu gitondo amazi uyatura mu rugo yamaze kuyagezayo. Iyo byagezaga saa 2 saa 3 inkomati abantu babaga bameze batya. Murumva nawe umuntu Abisirayeli bakomokaho witwa Yakobo yari afite urubyaro rwororotse rwose, yari yarororotse, niyo mpamvu yitwa Isirayeli. Natwe niwe dukomokaho buryo mu buryo bw'umwuka. Uyu rero yari afite umuryango munini cyane, kandi bose bavoma kuri iri riba ryewe. Yari sekuruza w'amahanga, niwe wari warafukuye iriba abantu bose bakarivomaho. Uyu musaza witwa sekuruza wabo Yakobo wari warafukuye iriba rya Yakobo, mumugereranye iri riba rya Yakobo murigereranye na kamere yacu yakavukire, aho umuntu akubwira ati jewe ntuzansuzugure na data ntiyansuzuguye ako gasuzuguro nsuzugure. Nari navuze ngo nzabereka umuntu uhagaze kuri televiziyo yibanga nk'igihore, harangije avuga ngo ujye nanga gasuzuguro, kandi urwego nkangaho nakwemera nkagurisha inka yanjye ngiye kuburana inkoko. Nari nzi ngo iyo foto nzayibereka, ariko nta n'ubundi rusibiraho ruzanyura. Nzabereka, niwe muntu wantangaje. Ibyo byose iriba rya Yakobo abantu bose barivomo ntibakunda gasuzuguro. Hakubwira tuzasuzugura abandi, jewe n'iryo juru ryahagarara uzandebe mu mutwe. Iriba rya Yakobo rero urubyaro rwabo bose niho bavomeraga. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze aravuga ati wapfa kwicara hano ko nahasanga umuntu waza kuhavoma narangiza nkamuhindurira umutima, nkamubwira ko iri riba hari irindi ryiza rirutire. Ubundi ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Nta muntu nabonye ugira ubwenge buke nk'umunyabyaha wiyiringira. Oya, reka mbabwira aka kantu ndagasubiramo. Umunyabyaha wiyiringira agira ikintu cyitwa confidence itagize ikimaze y'amafutifuti, ugasanga ibintu byose arabikavaringa. Nyamara nawe teravuze ngo umutima wose utarabyarwa ubwa kabiri nyirawo akunda gushakira icyaha urwitwazo.
uyu muntu uvoma kuri iriba rya Yakobo iyo agiye gukora icyaha cyose abanza kukirebera isomo rizagishyigikira, ntajya apfa gutsindwa. Arakubwira ati ibi bintu nkubwiye naguha 30 yo muri Bibiliya ibishyigikira, ku buryo n'uru rusengero n'aha twicaye harimo abantu banywa urwagwa, kandi urwagwa bafite amasomo abereka ko bagomba kurunywa. Ariko narakubwiye ngo aya mavuna narangira ugikomeje kunywa urwagwa, ntabwo ndusha bambanjirije kubwiriza, ariko ndi mu bantu bamennye umuceri hano Kicukiro, ko ndi mu bantu bavuze ibintu bikomeye bakanasandaza. Si uko narushije abandi kubwiriza, si nuko ndi mvuga kuri kurusha abandi. Hari n'ijambo nakoresheje mvuga nto ubuzima bwanjye narabugurishije, uwo nabuhaye ni wowe ufite mu maboko, ariko nubona aya mavuna hari ibintu asize mu mutima wawe binagana nk'amaherena utarigeze ugira icyo ubikoraho, kugira ngo umwuka wera w'Imana azongere guhindura imibereho yawe. Bizaba bigusaba umubwiriza uzaza afite umwuka w'Imana uruta wa wundi waje mbere. Nuko bigenda iyo umuntu yavuwe n'imiti, ukavurwa na fasidari na za paracetamol n'indi miti yose, ubwo hasigaye haza za kwariteme n'indi miti ikomeye. Nuko bigenda. Iri riba rya Yakobo nubwo abantu barishyonyagiza, Yesu arashaka kurivanaho abantu akabereka iriba rizima, rya rindi umuntu ashobora kuvoma amazi niyo yavoma inshuro imwe, ayo mazi akazadodobiza mu bugingo buhoraho. Naho irya Yakobo rivomamo uyu munsi, wagera hariya bakubaza bati niko ninde wabwirije, batumva ni umugabo mugufiya, icyo nzi cyo afite ikijwi kinini. Ubwo wumvise ko iriba rya Yakobo amazi ahise ashiramo, ntabwo ntiyibuka ibyo yabwirijwe. Urumva bamwe batese ugereranije korari zaje haririmbye zingahe, agahita avuga amasura yabo yabonagamo, ati harimo abagabo babiri bambaye amarineti nibo nibuka, kugira ngo bazasobanukirwe ibyo yumviye hano. Biragatabwa. Iri riba rya Yakobo riri mu mariba abantu bashyonyagiza, ariko jyewe nkurikije iryo Yesu yashakaga guhereza umugore wamusanze ku iriba. Muzirikane ko ndi ku cyigisho kivuga ngo akazapfa kabungira kazakica, n'akazakira kakabungira kazagenza gate. Hari nka saa 6 nibwo umugore yaje kuvoma. Muri aya masaha Yesu yari yicaye ku iriba. Ubundi igisobanuro cy'iri somo, wumva umurongo wa 7, umusamariya akazaza kuvoma, Yesu aramubwira ati mputuzi two kunywa. Hari amagambo abiri y'amarenga nshaka gusobanura. Bwa mbere Yesu apfa kwicara, yaravuze tuko byamera kose ahangaha sinahagirira umwaku, abaza kuhavoma bose ndumva hari imbaraga iri muri jye. Korari mwakoze ibyo mwaririmbye nabifashe. Baririmbye bati umuntu wari ufite ikibazo cy'imugongo yaragiye aromboka akoraho, amaze gukira arangije aramweruye, tumva rero Yesu nubwo abandi bose wabakekaga ariko burya nige kandi namaze gukira neza. Undi Yesu si ngombwa ngo akize benshi, buri teraniro ryose rigomba kugira umuntu urikiriramo. N'iryo uyu mugoroba arahari, kuko nimara kubwiriza ndamuhamagara aze hano musengera abohoke, mutungurwe nuko hari umunsi se ubusa umubwiriza yabwiza akabura umuntu n'umwe, ntago byakunda. Rero ari Yesu n'umugore, ku bantu bakurikiranye icyigisho, uwatanze undi ku iriba ninde? Kiganza hejuru. Yego Mife, yego haguruka. Ari Yesu n'umugore watanze undi ninde? Yesu niwe wahageze mbere, umugore aza nyuma. Icara. Ibyo ni igisobanuro cy'uko imyaka yose mumaze hano muhamagara umwuka wera ngo mwuka wera manuka, niyo tugiye Yesu asigara hano. Ubwo birasobanuye ngo Yesu ahora dutegereje. Ntabwo intumwa arizo zategereje umwuka wera iminsi 50, ahubwo umwuka wera w'Imana niwe wategereje intumwa bari mu cyumba cyo hejuru ngo zibanza zihandoringe ibintu amatiku n'amazimwe bafite. Abona kubasukirwa igihe cyose urusenga ngo Mana ngo ngwino uture muri jye ngo mpaka umwuka wera yabuze ahantu anyura. Ibi byose, ibi biti mureba,
biri guhungiza umuyaga, ni imbabazi z'Imana zabuze imitima zituramo. Yesu ahora aha, niyo tuje turahamusanga, yitegura gukiza uhageze wese. Aka nako mukumve mutyo, kuko ari Yesu n'umugore uwatanze undi ku iriba ninde. Yesu yahageze mbere, umugore aza nyuma. Yesu ategereje umuntu ari buze guha agakiza. Ubu n'ubu twakererewe, ariko Yesu yararaha. Nitunagenda hapfa kuba hitiriwe izina ry'Uwiteka. Abibeshya yuko mu ngo zabo harimo umwuka w'Imana uruta uwo mu rusengero, ngiye kubakurira inzira ku murima. Umuntu ubyizera gutyo ni umuyobe, ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, nta na rimwe urugo rwawe, niyo haba ari amakara ameza ate na bya biparafo mbona bigezweho nk'ibi ngibi, ukaba habamo na za klimatizeri, urusengero rwo rukaba nta na sime rugira, ngiye kugukurira inzira ku murima. Nta na rimwe inzu y'umuntu izigera yitwa ahitiriwe izina ry'Uwiteka, ntabwo byakunda. Niyo mpamvu urusengero, hari abantu batazi ubusobanuro bw'urusengero. Abantu baruvuyemo bose bagasohoka bakajya hanze, ubu ngo bakaba bari guteranira mu ngo zabo. Keretse niba ufite uwundi muhangayiko, ariko burya nta mwuka wera bakurushije. Ahubwo ibyo birirwamo ni amazimwe n'amatiku no kuvuga amakuru adafite gihamya n'ibihuha, no kwirirwa batunga intoki abo badahuje imyumvire. Ariko niba hari umuntu uzagira umucyo amenya, azawumenyera. Ngiye nshobora kubwiriza ntufashwe, ejo hakaza undi muntu w'inkonkobotsi akabwiriza umwuka wera w'Imana ukamutahana. Niyo mpamvu kwivumburira urusengero ni icyaha kitababarirwa. Mutega amatwi ibintu biri kumva mu kanwa, kuko ndumva ameze nk'ucometse ku mashanyarazi. Ni ukuri kw'Imana iba mu ijuru rya gatatu. Amagambo ndi kubabwira mujye munayakoraho ubushakashatsi. Ndashaka kugutangariza kuri uyu mugoroba ko uru rusengero ari ahitiriwe izina ry'Uwiteka. Nta na rimwe mu rugo rw'umuntu hitwa ahitiriwe izina ry'Uwiteka. Ahantu umuntu agenda akaryama akiyambura imyenda yose, aho hantu ntabwo hakwitwa ahitiriwe izina ry'Uwiteka. Ntabwo ari byo. Ubyizera gutyo yarayobye. Ufite inyunganizi azanyunganire. Biri na mahire ko ibi biri no gutambuka kuri ibi byuma by'ikoranabuhanga. Inzu yawe ujyamo ugakuramo inkweto ukavanamo imyenda, na ya yindi mitoya ukayikuramo, ukisararanga ahantu hose, aho niho ugiye kwita ngo nahitiriwe izina ry'Uwiteka. Ahubwo ikibazo, ntabwo aho hitiriwe izina ry'Uwiteka. Nta na rimwe urugo rw'umuntu, inzu y'umuntu yigeze yitwa urusengero. Niyo mpamvu iyo mbonye wamaze gutuka urusengero ukavuga yuko iwawe ariho hejejwe, nuko nyine yamvuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe, jye mpita menya yuko urwego ugezeho rw'imyumvire ariyo kugana ku kurimbuka. Ni ukuri kandi ko ibyanditswe byera. Na Salomo yubaka inzu y'Imana yaravuze ngo aha hazitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Iyo umuntu ageze hariya akinjira mu rusengero, muzumve haba n'umuyaga utandukanye n'uw'ahandi. Muzumve amahoro aba. Siterese ntabwo zidufata iyo dutashye. Ahantu se wirirwa ushihaguranira n'uwo mwashakanye, ahantu wirirwa utemagurana n'abana ubahamagaza ibitutsi, iyo nzu niyo wise inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Mu rusengero se hari umuntu wari watura undi akamutukiramo? Mu rusengero aba baririmbyi baririmba batutse Yesu cyangwa bamwerereje? Ubu ibi bintu ndi kuvuga nta jambo ribi navugira hano ku ruhimbi, niyo Satani yamvangira hakagirira insohokamo, ntago naba nariteguye. Ariko nsohotse hano mfite uburenganzira bwo kuvuga ibindi, nkajya kuvuga ibya politiki, nkajya kuvuga iby'abantu, urumva, nkafata amakuru y'abandi bantu nkayaganira.
ariko ibi ntabivugiraho, ibyo nabivugira hano ahiswe ahitiriwe izina ry'Uwiteka. Niyo mpamvu mu bintu Yesu ashaka kudukorera, arashaka kuduha urusengero ruri mobile, ngo tugendane urusengero rw'imbere maze duhurire ahitwa mu ihuriro ry'abigishwa ari ahangaha. Inyigisho yose isohora umuntu mu rusengero, ariko wandebeye igitabo mbabwira ukuntu inzu y'urusengero, ikintu cyitwa urusengero, mvuke reno ahita yabivuze ku ngingo y'155 y'igitabo cyitwa evenema cyangwa se ibizaba, ibibaho mu minsi y'imperuka. Bahera ku kintu abantu bamwe bamaze kuvaho cyitwa gutanga umugabane cyashe n'amaturo. Ingingo ya 255, abantu bashaka ibi bihamya baze kunyegera mbibahe. Haranditse ngo la dîme est sacrée, serve pour Dieu lui-même. Aya magambo aruvuga ngo icyacumi ni icyera. Ni igiki? Ngo cyagenewe Imana yonyine gusa. Niko amagambo avuga mu Kinyarwanda. La dîme est sacrée, icyacumi ni icyera. Heri ibintu bine, icya mbere ni icyacumi, icya kabiri ni isabato, icya gatatu ni ubukwe, icya kane ni ifunguro ryera. Hari ibindi mwumvise byera? Haranditse ngo la dîme est sacrée, serve pour Dieu lui-même. Icyacumi ni icyera, cyagenewe Imana yonyine gusa, kigomba kuzanwa kigashyirwa mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Ikimenyetso kikwereka umuntu wamaze kuyoba ibintu byose byera ahita byita ibyanduye. Niba iki gihamya kivuga ko icyacumi ari icyera, umuntu ukubwira ko cyakuweho, ubwo urumva ari muzima? Tega amatwi wumve. Ntabwo muzi ko abantu bamwe iyo basohotse mu rusengero icyo babanza gusenya cya mbere ari amahame barahiriye hano kuri Yorodani ngo bayibohoyeho? Nyamara haranditse ngo yasuzuguye indahiro yica n'isezerano kandi yari yamanitse ukuboko arahira. Umva ikindi gihamya. Ubwo mbashaka ibi bintu mba mbisomera kugira ngo nteze ubwega. Nuzayoba azayobe ku bwende bwe, ariko ibyo twizera byo biranditse. Nkubwira ko ibi aha twicaye ari mu bitaro. Umva ikindi gihamya uko kivuga, kigaragaza ko inzu y'Imana, urusengero rw'Imana, nta kindi kigomba kurusimbura keretse imyumvire yawe gusa. Umva uko handitse. Ingingo y'155 y'iki gitabo haranditse ngo Imana, le Seigneur ne vous a pas donné une message pour appeler les adventistes du 7e jour Babylone et pour appeler les peuples de Dieu en son retour. Ntabwo ndi umufaransa ariko ninanagisoma nabi murakihanganira, ariko icyo nzi cyo ndagerageza kugenekereza mbasobanura ibi bintu. Haranditse ngo Imana ntabwo yigeze itanga ubutumwa bwo kwita abadivantiste umunsi wa 7 Babuloni no guhamagarira ubwoko bw'Imana kubasohokamo. Umva hepfo gato. Toutes les raisons que vous pouvez avancer à ce sujet selon ire à mes yeux. Mva uko handitse mu Kinyarwanda. Impamvu zose mushobora gutanga nubusa mu maso yanjye, car le Seigneur m'a donné des lumières des suivants qui sont opposés à leur message. Kuko Imana yampaye umucyo uvuguruza ubutumwa nk'ubu ngubu bubwira abantu ngo nibasohoke mu rusengero, ngo urusengero ruravumye. Ahubwo aha nahitiriwe izina ry'Uwiteka. Je sais que le Seigneur aime son église. Nzi yuko Imana ikunda itorero ryayo. Elle ne doit pas être désorganisée. Iri toro ntirigomba kuvurungana ngo ricagagurike mu duce duto duto twigenga. C'est une idée, iki gitekerezo nta kuri na guke kukirimo, nta n'umusaruro kigomba gutanga, nta n'igihamya cy'uko bigomba kubaho. Je vous le dis mes frères, ndababwira bene data, le Seigneur a un corps. Imana ifite umubiri, ni nawo torero izakora inyuzemo. Iki gihamya cyarantangaje cyane, mutega amatwi mbibasobanurira. Imana, ndababwira bene data, Imana ifite itorero ari nawo mubiri izakora inyuzemo.
iyo hagize ukora yitandukanije n'uyu mubiri ukorera kuri gahunda imwe, iyo hagize utangira gupimira itoro ry'Imana mu minzani ya kimuntu, mushobora kwemera mudashidikanya ko Imana itamuyoboye aribeshye. Ngibi ibintu nashaka kubasomera. Aha ngaha ni aha tuhahurira twese turi abanyamadega, tuhahurira twese turi inyangabirama, tuhahura bamwe dufite n'ibyaha tuvuyemo, ariko iyo tugeze hano niho tumenyera amakosa yacu, tugasohoka turi kwikoresha inama y'icyahinduka kuri twe. None umuntu arakubwira ngo ngwino nkwereke ibi bintu mbitanze nk'umucyo, umuntu wese uri muri uru rusengero ntihazagira umuntu umuyobya ngo arumuvanemo. Aha niho agakiza kawe kari. Nubwo uyu munsi nabwiriza ntukakire, ejo nimva ku ruhimbi hakaza undi azabwiriza, usanga ibyo yateguye bihuye n'ubuzima bwawe, n'isaha yo kubyakira igere usange uhawe ikintu wategereje imyaka myinshi. Abadivantisi nibo bantu bonyine batoranijwe n'Imana. Muri iki gitabo ku ngingo y'132 haranditse ngo abadivantisi b'umunsi wa karindwi batowe n'Imana ku bwoko bwihariye budasanzwe butandukanye n'ab'isi. Ikintu rero gituma aba bantu bose basohoka mu rusengero, bamwe baza bakabakanga tukirukanka ngo turabakurikiye ngo bafite ibyo basoma. Ubundi ibi bihamya bya Ellen White byose hari imyaka yagiye abivugamo. Hari igihamya kiba muri iki gitabo kivuga ngo byageze aho mbona yuko i Battle Creek nta jwi ry'Imana rikihavugira. Aho niho hari General Conference, ngo ntabwo nkirifata nk'ijwi ry'Imana. Ariko icyo gihamya yacyanditse ari hehe? Yacyanditse ari muri Australia. Yajyaga abwiriza abantu bakavuga bati ubuhamya bwawe ntitubukunda, arangije yarahungiye muri Australia. Aya magambo yose yayandikanye agahinda n'umutima mubi, yumva n'abashaka kubacyurira mu nyandiko ariko abantu n'abantu. Ariko uyu munsi aza kwihanangiriza abantu yuko itoro nubwo ryaba ririmo abanyantege nke ari itoro ry'Imana. Muri iki gitabo haranditse ngo igihamya c'59 ngo si itoro ryanesheje ahubwo ni itoro riri ku rugamba. Ibyo rero yanditse ari mu kigeragezo cyo gutereranwa na bene se, kugeza n'igihe avuga ngo ntabwo nkirifata nk'ijwi ry'Imana. Ntabwo yarasobanuye yuko Imana itavugira mu rusengero, kuko ibyo yabivuze kubera agahinda yari afite. Abantu baba bagomba kumenya ngo iki gihamya cyanditswe ryari, kuki kivuga gitya. Birabasaba kujya twiga ibyanditswe byera. Iki gitabo ngifite hariya cyitwa Ibibaho mu minsi imperuka, kigura 10,400. Hano nta wayikura, ariko ugasanga abantu bari gutonganira iki, ngwino nkwereka ahantu uzabona ibihamya ushingiraho kwizera kwawe. Ngarutsaho narindi ni nuko bimeze. Ubu igihe cyo gutangira kugabanya amagambo cyageze. Munyemerere cyane nsubikira aha ngaha, sobanura umurongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Iyi slide aba ariyo mvugaho, ubundi subika icyigisho. Ejo muzagaruka nsobokure. Yesu ashimwe. Nizera muri jye ko ibintu maze kuvuga ubwabyo byahita bikuvana mu gihuru wari urimo, bigahita biguhuza n'Imana, ukamenya uburyo umwuka wera w'Imana akora mu buryo butandukanye. Uyu mugore waje kuvoma, ejo nzasoza ibye. Ariko ikintu gitangaje, namwe banyamakuru dufite umugisha ko turi kumwe na Kwiringira TV ndetse n'iki kinyamakuru cy'itoro ryanyu, murandikaho volume ya mbere, iya kabiri n'ejo tuzayikomeza. Kandi ejo wowe usabwe kugaruka hano ukumva aho iki giti kizagwa, kuko twatangiye icyigisho kivuga ngo akazapfa kabungira kazakica, akazakira kabungira kazagenza gate. Ubwo rero akakize kabungiye akagakijije ni uyu mugore wasanze Yesu kwiriba. Ubwo ndagira ngo bari abantu baturutse iriya mugira akantu gace gato mutahana, udataha wumva byasaga n'umugani ariko utazi aho byerekera. Ni uyu mugore wasanze Yesu kwiriba, akamusanga ari ingare ruharwa, akamusanga ari umuntu w'ubwibone, akamusanga ari umuntu w'agasuzuguro. Yarangiza ibivumvuri yari afite akabisigaho, ahubwo akitahanira amazi yo mu mutima, akitahanira umwuka wera. Kuko byageze n'igihe amubwira ati mpa kuri ayo mazi. Yesu uti ntabwo nayaguha utabanje guhamagara umugabo wawe.
undi aramubwira ati jyewe nta mugabo mfite. Yesu ati ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusu wawe. Yesu aganiriza umutima kugeza ku rwego rw'ukawemeje icyaha. N'igihe cyose utaremezwa icyaha na mwuka w'Imana bakigisha ukumva nturi gufashwa, jya ubyihorera, ntukabe panike mu mutwe. Isaha yo gutsindwa izaboneka. Hari umunsi uzatsindwa wagera mu rugo sheri yaguha ibiryo ukabyanga, ukavuga ati jye simbishaka. Kandi ntuzagire ngo warwaye abadayimoni. Nibateka amakaroni bagateka ifiriti ukumva ufite ikizibakanwa cyakugeze hano, ntuzagire ngo ni imyuka mibi warwaye. Nuko isaha yo kugira ngo Imana igukize ibivumvuri navukanye wavukanye kugira ngo igukize abadayimoni bakubamo bambamo. Nta handi bihera. Imana igomba kubanza guhishurira umuntu umutima we uburyo urwaye. Bazi ko bakanura, bari bazi ko bareba kure, bari bazi ko ari abantu b'abanyabwenge. Umuntu wese wihannye mu buhamya atanga akubwira neza yuko yamenyeshejwe yuko afite ubwenge buke. Naranababwiye nti niba imvugira hano si uko nta wanyunganira, nemeye inyunganizi zose zishoboka. Niba insomye uwo ari we wese ufite inyunganizi yayimpa, gusa umucyo mfite niwo ngaragariza abantu, kandi ahangeze nzi ko ibyo mbabwiriza ari ukuri. Ariko ndacyabaririza undi mucyo, nuko ntarabona umucyo umbwira kuva mu rusengero, ahubwo ibiramambo mbona umpamiriza kuhaguma, kuko uburwayi bwose mfite ariho buzakirira. Ngayo nguko Pilato yaravuze ati icyo nanditse nacyanditse, ibyanditse ni ibi ngibi, ubundi ibindi bitanditse mujye mubyihorera. Umusamariya akaza kuvoma, Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa. Ntabwo yigeze amusaba amazi. Igihe cyose bavuze utuzi, Umunyarwanda yabivuze neza, utuzi tuba mu batinde. Hari wowe wajya gusaba amazi akavuga ngo ni mu mutuzi bakamuha. Ahubwo ngo ati tugenda hari tuzi tuwe wanyu mu batindi. Uyu mugore yari umutindi nyakujya, niyo mpamvu ijambo yakoresheje utuzi. N'ubundi icyo yasabaga utuzi tuba mu batindi, nawe yari umutindi nyakujya. Kuki se atasabye amazi? Asa nawe n'uwigize nyoni nyinshi, ariko Yesu aba yamuvumbuye. Aramubwira ngo kuko abigishwa bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umurongo nsorezaho ni n'uyu wa 8. Wa 9 sinde uvuge nzawuvuga ejo. Reka nsobanura uyu murongo uvuga ngo igihe Yesu yari ari kuganira n'umugore w'umusamariyakazi, abigishwa bari badahari, bagiye mu midugudu kugura ibyo kurya. Hari ikintu cyanteye agahinda mu mutima wanjye, kirambabaza, kiranshengura. Igihe Yesu yavuganaga n'umugore w'umusamariyakazi, abigishwa bari badahari, batorongeye, bari bagiye mu midugudu kugura ibyo kurya. Uyu munsi muzabibona no mu rusengero, ubu buhanuzi burasohora. Umubwiriza nkamutabaruka agahagarara ku ruhimbi akabwiriza. Umuntu waje ari umushyitsi ntajye no kwihagarika kuko yumva icyigisho cyamufashije. Umudiyakoni wambaye baje akirirwa azenguruka urusengero rwose akarumara, baje yumiye mu gatuza, ukagira ngo n'iki itorero ryamutoreye, ukagira ngo niko kazi yahawe n'itorero. Ubundi ikintu cyanteye agahinda kikambabaza, abantu basoma bakagicaho, ni umurongo wa 8 w'iki gice. Uburyo Yesu yari kuganira n'umugore w'umusamariyakazi, abigishwa badahari, bagiye mu midugudu. Uzarangiza iki cyigisho bakubwira ngo bazanye imitsima yari yabajyanyeyo, babwira Yesu batakira yirya. Yesu ntiyigeze ayirya, ahubwo arababwira ati ngiye mfite ibyo kurya mutazi. Ubu abantu bashishikajwe n'ibyo Yesu atazigera arya. Ntabwo Imana yampamagariye kuba mu rusengero ngo nzabe umubwiriza. Ibi nibyo nahawe nk'impano, ariko impamvu ya mbere yanzanye aha ni ukugira ngo nzahinduke umutima, nzave ino nkirizwe mu bwami bw'Imana. Izindi zose ziba zipfuye. Iyo guhabwa ubukuru bw'itorero, iyo kuhagera nkaba umubwiriza, ni nk'uko wagura igare bakakongeza na garidebu, cya kindi kirinda ibyondo. Ibi ni agashingura cumu, ariko ntabwo inshingano zikwiye kuzaguta hanze y'Imana, ahubwo zikwiye kuyikwegereza. Ariko n'abantu bangana iki? Amateraniro arema, umubwiriza wa Satani akabwiriza, abandi ngo baragiye abana ngo batavanaho za torovizeri z'amamodoka y'abandi. Urwo ruzinduko rwo mu midugudu abantu bari kujyamo, hari igihe bazabizana babirundanije. Yesu ababwiye ati mfite ibyo kurya mutazi. Abantu bazatanga imimuriko bati ntabwo uzi ibyo twakoraga. Azababwira ati jye simbazi. Nk'ubu ni iki gituma ushebeka?
gituma umuntu uza ku rusengero isabato ikarinda irangira ukaba utasobanura ibyahigishirijwe ngo wirigiwe uragiye abana. Wabaragiye ko ntakubuje akazi k'itorero ariko ukabera amaso ubugingo bwawe. Abantu bashishi umurongo wa 8 niwo nsoreje icyigisho. Yesu aganira n'umugore, uyu mugore yari umupagani kazi ariko yatanze ababigishwa guhinduka. Igihe Yesu yaganiraga nawe bari badahari batorongeye ngo bababajwe n'ibyo kurya. Ikibazo babizanye yarabiriye, hari ibyo yigeze arya. Mbatangarize ko uyu mugoroba umuntu utakurikiranira isomo ngo umwuka wera w'Imana muhe kurivanamo umutsima ufatika watuma abera amaso ubugingo bwe. Mbabwire ko ariko abantu bamwe twicaye hano tuzaza tubyiganisha ibyo twakoraga mu nzu y'Imana. Ubwo rero ibintu mvuze, uyu murongo wa 8 urareba inyoko nyobozi yose, ibyiciro, ubuyobozi aho buva bukagera uhereye kuhamagara ku gipande kugeza ku mukuru w'itoro n'umuvugabutumwa na pastor. Uyu murongo nitkureba igihe Yesu ari kuvugana n'umugore w'umusamariyakazi, igihe ubutumwa bwiza buri gutambuka, igihe Bibiliya iri gusomwa, igihe umubwiriza ari ku ruhimbi. Nubona umubwiriza agiye kubwiriza ujye ubanza ujye kwihagarika mbere, kuko n'igihe ushobora gusohoka ugasanga icyakurebaga kigezeho kandi udahari, ugasanga ubuze ntama n'ibyuma. Uru ruzinduko rw'abigishwa mu mudugudu biri mu bintu byanteye ubwoba, kuko bazanye imitsima arangije arayikunda, niko handitse. Arangije ababwira ati hoya mfite ibyo kurya mugenje mute mutazi. Baruhiye iki? Izi nzinduko zo mu midugudu bakobwa bakowe babyeyi babyaye. Umuyobozi uri muri uru rusengero wumvise uyu murongo afite umugisha. Biramutera nyuma y'aya mavuna kugeza mu rusengero yasengeye kuhaba n'umutima we wose. Ibyo gusohoka ngo uri kuganira n'inshuti yawe mwari mwaraburanye mwegamye gutya ku kizuru cy'imodoka ati niko ese sha ntuheruka mu Bushinwa. Ibyo kugeza igihe amateraniro yirirwa amateraniro akarinda arangira umuntu atumvise ibyahavugiwe. Kubwire ko abantu bazavuga bati twarabwirizaga, twararirimbaga, twaradiyakonaga. Yesu azababwira ngo simbazi, ntabwo azababwira ngo ntimwabikoze. Bazaba barabikoze ariko azababwira ati simbazi. Umuntu amenyana n'undi ryari. Uku ndeba Jire uyu munyamakuru wacu, buriya ngiye nkamwegera gutya nahita mbona ifoto yanjye mu jisho rye. Nicyo kintu cyitwa kureba n'akana ko mu jisho. Yesu rero nawe amenyana n'abantu ari uko bamuhaye umwanya bakaganira, haba mu byanditswe byera. Ubu uyu mwanya mumpa mba ndi kwandukura ibintu bibi biri ku bwonko bwanyu, nkandikaho ibi byiza bibarema uko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu umuntu udakurikirana amateraniro ntuzamubareho no guhinduka, kuko nta guhinduka kuba kugushoboka. Aho yaba yirirwa niho hamukora hivuna. Ndasaba Imana ngo iturinde uruzinduko rwo mu midugudu, ahubwo iduhe kubana n'Imana no gusenga. Ubwo Yesu ari kugenderera imitima myinshi, twigaga ikijije ngo akazapfa akabungira akazakica, akazakira akabungira akazagakiza. Yesu azaze asanga warafatanye nawe ikiganza, yaragushyize mu gituza cye, yaraguhaye amazi y'ubugingo. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ndanezerewe kubana namwe. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Dufite umunezero mwinshi kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kubw'itorero washinze ukariduha ngo turibemo. Abana bawe bakaba bitanze bakaza hano imbere kugira ngo basengerwe, basabirwe umugisha, kandi bazajye muri Yorodani. Imbaraga iva mu ijuru ibane n'ubwoko bwawe, kandi ubwo batinyutse guhagarara hano imbere uzabahagarika no mu bwami bw'ijuru. Ubwo bari imbere y'aba bantu bazahagarara imbere y'abamarayika. Uzabahe kuzumva amazina yabo bwite ahamagarwa mu bicu. Uzabahe twe nabo kuzaririmba ku ndirimbo z'abacunguwe, kuko mu ijuru twese tugiyeyo twahakwirwa. Uzaturinde kuzaburamo n'umwe, ahubwo twese tuzajyeyo. Ukomeze udutsindire kamere, udutsindire icyaha, utuyungurure, utugire neza, tuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen.
Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.